ikipe reba imikino tumaze gukina ngo precision twatsinze vuga bukipe bw'ubwana butoya muravuga muti ikipe irakomeye ariko menya ngo tureba ikibazo gituruka Abdurrahim Tahebu umugabo waje mu vuga ko umuhanga ariko umwarimu yigisha abanyeshuri bakaba ba minisitiri na president abakiri mwarimu ati akigura n'igare babwenge bukiri hahandi kuki bajya kwiga muri za kaminuza ya ni mwarimu nyine naho nyine ibyazi nibyo ngibyo mwamubonye amakuru yamanuye amakipe ubu kitoga wamwigisha akagira ubwenge reka nkubwire icyose kandi abikubwira bikubwiye jewe uzabona n'abayobozi barimo barabibona ikipe irabona umutoza ni gute atarabona 10 kugeza ubu ni gute atarabona 10 kuki mujya mu intungamubiri rero ni mu byayo muyireke turi mu byacu urumva ibyo tubyihorere turebe inyungu zacu umutoza atarabona 10 ikindi cyongerwa umukinnyi wose arahengeka ndaje mwakira umuvandimwe wabonyemo dukomeze duteguye irushanwa urumva turagayitse muvuye muvandi ntacyo nakongera navuze amagambo menshi turagayitse urumva turagayitse kandi turi abantu b'abagabo dufite igitinyiro mu Rwanda cyane kiri cya kabiri dubundi ikipe irwaye ku mutoza n'uriya muzamu nabirukanira nahera ku mutoza gatandukana n'umuzamu iyindi kipe reka ngusobanure ukuntu iriya kipe irwaye ku mutoza yego twirukana wa mutoza wagiye twamuzije ko ikipe itagenda urumva ariko ntabwo yinjijwe akuriye ashwe umuzamu ntiyari uriya yego unaguze uko yakinnye imikino myinshi Paveri yaricaye yego mbo hari ibitego byinshi nka kuriya ashwe urumva ikibazo kigaruka kuri nde ku mutoza ayipanga nabi ubonye ashyiremo barafinda uko bigenze ubonye ko umupira ugenze urumva mwebwe mujye musona umupira mwe kugira ngo reyonge ibikinira ikipe ni umutoza bamwirukane iby'umuzamu bize nyuma urakora cyane umuvandimwe abandi bantu tuganira kuri Tuza TV nawe uradukurikiye nawe wakurikiye umupira kandi sinzayereka naturutse mu karere ka Nyamasheke nje kuri APR ndayikunda cyane pe ariko mu by'ukuri imibare y'umutoza ngewe no kubakana ngewe no mu bantu baguma bavuga bakikira ngewe ukuri niko kwambira mu by'ukuri kuri Gorira nge ngubonye kuri Gorira ibintu yadukoreye Gorira iradusuzugura inshuro ebyiri tujya kujurira n'ubundi bigenda kwa kundi muri prison turamubonye mu by'ukuri nge numvaga iyi precision bahita bamwirukana kuko sintegereje ngo banze za piramide zinkubite mu mesebe no muri Sekafa baraje amakipe ambyinireho n'ubundi usange tugiye kuba gatobero abanza menya peri yariyo ini ikipe y'ingabo ini ikipe yanga gasuzuguro aduteje agaciro gutwandarika sinzi ukuntu muvandimwe turukinya wavuye Nyamasheke ujye kureba peri yawe none reba n'ubu birangiye se ubibonye gute se ufite ikihe cyizere ko mujye kujya mu mashami y'Afrika no muri Sekafa icyizere kereka ubuyobozi nibumwegera bakanza kamubwira amateka ya peri akamenya peri yariyo ko APR ni ikipe kuvuga ngo uratsinzwe ngo hari ibintu agomba tuburira abanyamakuru abafana adutubira n'abayobozi akatubwira ngo ndacyari gutegura ngo ikipe ngo ngewe ngo muzandebera ngo mukino mpuzamahanga biye no kutubeshya mbonye imikino ndayibonye kuri Azamu mugaragaje kuriya ntago wambwira Azamu afite abakinnyi 8 bose bari mu kipe y'igihugu nuro na piramide bizagenda bifite abakinnyi muri Sekafa bizagenda bite turababaye amakipe aradusuzuguye tutaye agaciro turandaraye gutegurishwa mu ngiri ugataha amara ubonye amanota 0 watsinzwe gute ni ikimaro gikomeye urakoze cyane muvandimwe kandi urakoze cyane Tuza TV tuzakomeza kukurikirana wenda ntihagira amakuru tumenya ujye ukomeza kurikira Tuza TV ubundi byose ugende bisobanukirwa uriya muvandimwe nyuma ntacyo ashaka tubwira wari cyo ashaka gutanga nk'igitekerezo icyo nshaka gutanga igitekerezo uriya mutoza wacu koca wacu ahora avanga ikipe ase wowe ufashe ejo uzanye Suwane urumva ejo uramuhinduye kuri uriya mupeti uvukana Ombolenga barakinanye nayo akinanye nande na Kerema hasi ubwo urumva defense uriya mupeti urabona ko defense arayifunga kabisa urumva nubwo yakoze ikosa bibaho mu mukino ariko umupira ufunga kabisa turamwemera Suwane ako ufasha abakinyi mukinyi uhora umuhinduranya ku mukinyi nawe bimuca mu mutwe kandi ni umuhanga uriya Suwane nige na Kerema yavuze kabisa uri ni umudefenseur wacu ako uramufasha uramuvanza nawe bimuca mu mutwe kandi ari umuprofessionnel urumva
ibikina agomba kuzakora, agomba kubaka defense niba ari babiri, niba ari Suwane na Nige na Clement bakajya bakinana. Kiza cyura mu jama Suwane aratuza aturisha ikipe, defense arayiturisha kuko afite mu mutwe, akoresha mu mutwe cyane. N'abavuga uriya mutipe gatandatu, uriya mutipe nuko ataragira fit, ni mutipe muremure gatandatu kabisa, namenyera azayizirika kabisa, bizagenda fresh. Yes, none ufashe ikipe ku mpande, noneho ya kipe afashe Togo, urumva amubanjemo, afashe Togo amubanjemo Togo, kandi yagakuye kubanza hanze Mupeti Mamadusi, nta fitence yo ku mpande afite. Fitence yo ku mpande ifite bari abapeti, uriya Mupeti karindwi Kiwanuka na Barafinda wenda tuvuge ko ari umusimba nta kibazo, kubera we akora byinshi ako gutsinda wapi, ako nta kibazo, ni umusimbura mwiza nta kibazo. Agomba gufata uriya Kiwanuka akamubanzamo, Togo akabanza hanze, uriya Mupeti akabanza icyenda Mamadusi, niko agomba kuzubakira kipe. Urakoze cyane muvandimwe. Hari ikintu ushaka kuvuga nawe? Hari ikintu nshaka kuvuga n'umuntu w'umusiporutifu w'umupira. Njye naturutse mu karere ka Ngoma nje gufana ikipe yanjye Azam. Wewe waje gufana Azam? Aperi igire kabayegerere mukebo ibyifite. Murabibona namwe ibyifite. Bayibwije ukuri. Ikipe na Aperi ziragahore zibaho nizo kugaburira abagent. Zizajya zigumya zishora amamiliyoni, dushore baduseka ngo ibihumbi tubakubita. Ayo mamiliyoni yanyu ibyakora turabibona. Naje gufana Zamu n'umuntu Aperi ni ikipe y'ingabo z'igihugu bizwi neza. Niba umutoza ashobora kuza muri Aperi, ikintu cya mbere agomba kubanza agasobanurirwa amateka y'ikipe, amabwiriza, amateka, doctrines z'ikipe yitwa APR. Yego, niba uje mu ikipe ya Aperi ifite ibikombe bingana nk'uko bingana, nubashe gusobanurirwa ko ariyo kipe igomba gutwara ibikombe, aricyo yaremewe. Ntabwo Aperi yaremewe gukina shampiyona, Aperi yaremewe gutsinda, Aperi yaremewe gutwara ibikombe. Byageze aho abayobozi babona ko Kanyarwanda badashobora guhesha iryo shema Aperi, kujya kuzana abanyamahanga bigaba ku isoko. Ku mwaka wa mbere byaranze, turabyemera, nta kintu tubashinja. Ku mwaka wa kabiri, ubu turi mu mwaka wa gatatu, ku mwaka wa kabiri baragiye bazana za mtumizo muri Nigeria, mwese mwarazibonye, badutwariye amafaranga baragenda. Nimukumva abafana ba Rayon Sport batubwira ngo amadolari n'ibiki byose miliyari yarahiye, twabonye bro, ntabwo bari kubereka byarabaye. Aperi Azam yikuyemo kuriya dusebetse, I mean pyramide dusebetse kuriya, nubu niho bisha bishyira. Ndakubwira ufashe umutoza nkuriya, uyu ngo ni Tareb, ugende mufate ibitabo byanyu mwubura amateka murebe, nimusanga nta nagiye atsinda pe, yagiye afasha kugera ku ntego Aperi ishaka. Aperi ntagashaka gutwara shampiyona Rayon Sport, Aperi ntagashaka gutwara Peace Cup Rayon Sport, ntagashaka Super Cup, turabifite bihagije. Turashaka Aperi ijye muri Confederation, Aperi ijye muri Champions League, itwara igikombe cyangwa se igera ahantu hafatika.